bakubenze witakaza ibyiringiro. Si we wa mbere babenze, nanjye barambenze. Urabona hari icyo mbaye se? Azi kuntu kubengwa bibabaza. Neno we uba wanashoye, ngeretse ko bambenze ntacyo nashoye. Shobuzaro basore barashora bakabakuza. Atareka mubabare mufite iki. Muba mwanashoye mwaguze za mitiyu, mwashoye mwabajyanye muri Expo, naho nje namuhaye agahumbi konye. Mwana ishimwe katambenze. Wona haye agahumbi ariko ubona kuzagaho niwe wambenze. Yarangaburiraga nkanamusuraga, yamagana igikoma nk'inywera. Ubuzima nari mbayemo yarabuze. Najya gutaka mu tuzi twisabune nkajya kwifurira, twa dusabune tuba turi gushira. Yabaga kwa nyirasenge. Tubabwiza ukuri, ntugashore gusa utamubwije ukuri. Nana kubenga amenye uwabenze, nana kwemera amenye uwo yemeye. Byo kujijisha mwagiro n'ishambusha ntuyimare. Yisekura amenye ko urya, amenye ko urya. Nahe byo kutujijisha ejo bakaduhamagara batubwira ko urya ikiro cy'ubugari. Yisekure. Urumva muhungu we, sekura mwana. Wikwaka agafanta gato akacyariti ku gifanta bitari tikura kiza. Ebana kubite seka. Avuga ati kabisa bogari iri kwindambagiza ebana. Irasekura kabisa. Irasekura, sekura mwana ko ni handana yazagukuza wanabisize. Wanabisize utanabimaze bisekure. Azagukuza waranabiri. Uzi gushora yawe akanakubenga wanabisize utabiri. Nibiba ngombwa wakanateka ubishyire mu bitaha. Navuga ati kabisa sheri wanje ntago yaya arabitaha na mwana. Ko turi kurwana intambara z'abasore barambagije batarya bakagera mu rugo bakajya barya n'ibyaraye. Cyo bibazo turi guhura nabyo. Gatangira kubari mu biro by'ibirayi ko byashize, kandi ibiro 30 twaguze bije undi bishize gute turi babiri. Si wowe bisekura se? Duteze imiyaga, sekura bamenye yukurya babimenye. Nge harabizi ko ndya.